Kongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani aduha amaganga kuri buri munsi natwe kugira ngo atugirire neza tumusingize. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana ije kudusura kugira ngo iduhe amahoro, iduhe ubuzima. Kuri uyu wa kane w'icyumweru cya 33 tariki 17 Ugushyingo 2022 ubwo duhimbaza Mutagatifu Tereza wa Hongiriya. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'ibyahishuwe umutwe 5 umurongo wa mbere kugeza kwa 10. Njyewe Yohani mu kiganza cy'iburyo cy'uwicaye ku ntebe y'ubwami mpabona igitabo cyanditsweho imbere n'inyuma gifungishije za kashendwi. Ubwo mbona umumarayika w'igihangange wamamazaga mu ijwi riranguruye ati, ninde ukwiriye guhambura za kashe akabumbura igitabo? Ariko ari mu ijuru, ari ku isi, ari n'ikuzimu, ntihagera n'umwe uboneka washoboraga kubumbura igitabo cyangwa kukirebamo. Nuko ndarira cyane kubera ko nta n'umwe ubonetse waba ukwiriye kubumbura igitabo cyangwa kukirebamo. Ariko umwe muri ba bakambwe arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda, inkomoko ya Dawudi yaratsinze. Niwe uzabumbura igitabo, ahambure n'ikashe zacyo uko ari 7. Nuko mbona ntama ameze nk'uwishwe ahagaze hagati y'intebe y'ubwami, akikijwe na bya binyabuzima 4 n'abakambwe. Yari afite amahembe 7 n'amaso 7, arizo za roho z'Imana zoherejwe ku isi hose. Ahera ko araza kugira ngo yakire igitabo cyari mu kiganza cy'iburyo cy'uwicaye ku ntebe y'ubwami. Ngo amare kwakira igitabo, bya binyabuzima 4 n'abakambwe 24 bapfukama imbere ya ntama. Buri wese yari afite inanga n'ibyotezo bya zahabu byuzuyemo imibavu, ariyo masengesho y'abatagatifu. Baririmbaga rero indirimbo nshya bavuga bati, ukwiriye guhabwa igitabo no guhambura ikashe zigifunze, kuko wishwe, maze kubw'amaraso yawe ugacungurira Imana abantu bo mu miryango yose, mu ndimi zose, mu bihugu byose no mu mahanga yose, maze ukabagira ingoma n'abaherezabitambo b'Imana yacu, maze bakazima ingoma ku isi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 149. Muryango w'abaherezabitambo, muryango wa cyami, nimusingize Uhoraho Imana yanyu. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, mumusingirize mu ikoraniro ry'abayoboke be. Isiraheli nishimire uwayiremye, abahungu b'i Siyoni bahimbazwe n'ibirori, bakorera umwami wabo. Nibasingize izina rye bahamiriza, bamuvugirize ingoma n'inanga. Kuko Uhoraho ashimishwa n'umuryango we, ab'intamenyekana akabahaza umukiro. Abayoboke be nibahimbazwe no kumukuza, ndetse bavugirize impundu no ku mariri yabo, bakore mu gahogo barata Imana. Ngiryo ishema ry'abayoboke b'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa 19 murongo 41 kugeza ku 44. Muri icyo gihe Yesu ageze hafi ya Yerusalemu, amaze kwegera umujyi no kuwitegereza, arawuririra avuga ati, ubonye uyu munsi iyo ugera waramenye icyaguhesha amahoro? Noneho rero byarakwihishe. N'iminsi iragusatiriye, maze abanzi bawe bazakugote, bagutangatange, bakwagiriza impande zose. Bazakurimbura n'abana bawe bazabakurimo, kandi ntibazagusigira n'ibuye rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe Imana yakugendereyeho. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Kuko utamenye igihe Imana yakugendereyeho. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Ahangaha tugeze ni kuri buri munsi, tuje guhashakashaka Imana, tuje guhashakashaka umukiro. Nitubona Kristo tumwereke abandi, kandi ibyo tubikore buri munsi. Gushakashaka Imana nkayibona, nkayereka abandi buri munsi. Iyaba uyu munsi wageraga naramenye icyambesha amahoro. Nguko bakristo bavandimwe, ingingo remezo y'amasomo tujya kuzirikana ngiyo iragira iti, kumenya icyambesha amahoro. Kumenya icyambesha amahoro. Abantu benshi kuri iyi si turarinzwe, dufite umutekano usesuye. Nangiye kuvuga intwaro za kirimbuzi ziraturinze, ariko byo menye ko n'iza kirimbuzi zishobora no gukurimbura kandi ngo zikurinze. Abenshi turinzwe n'imbwa, babagabo barindwa n'imbwa, ibipangu byacu birazitiye, n'ubundi bwishingizi bwose dufite. Ariko tujye tuzirikana ngo ibyo byose n'umutekano, ariko wasanga se nta mahoro mfite. Nshobora kuba mfite umutekano, ariko niba ndafite amahoro, byose ntacyo bimbariye. Amahoro rero dukesha Yesu Kristo umukiza wacu, amahoro Yesu Kristo atuzanira. Iyaba namenyaga icyambesha amahoro, nanjye umunsi nje ahangaha kugira ngo iri somo
urwandiko Imana yanyandikiye nanjye kuko nindangiza kurusoma nze kuva aha ngaha namenye icyampesha amahoro, icyatuma nsabana n'Imana, icyatuma koko ndushaho kwishima mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Rero icyita rusange cya byose ni ijuru. Ibintu byose nzajya nkora njye mbikora nzirikana ko ari ijuru ndi gukorera kugira ngo nzishime iteka. Kumenya icyampesha amahoro. Aya masomo nanjye kuvuga rimwe akababaro gakomeye cyane ubwo twumvise hombi harimo ijambo amarira, kurira. Ese umuntu arira ryari? Turaza kubona ko umuntu ashobora kurira ku buryo butatu. Umuntu ashobora kurira amarira y'ibyishimo kubera ikiniga, kubera ikintu cyamushimishije bikamurenga, ibintu byamurenze. Kurira ni nk'ukurengwa nyine, ni nk'umurengwe, ibyishimo byakurenze. None ariko ubwa kabiri ushobora kurira kubera agahinda, akababaro, imvune, ibibazo ufite, ukarira rwose, ukarira ndetse rimwe na rimwe ukaboroga. Noneho ku bwa gatatu turaza kureba ubwoko bwa gatatu bw'amarira, amarira y'uburyarya. Burya hari n'abandi bashobora kurira nk'abandi barira batazi n'upfuye, bakaba barira ariko ari ukugira ngo bajijishe ngo uko kuryarya. Aho ngaho nyine nta rukundo rurimo, aho ngaho no kujijisha ni bya bindi nyine by'urwango. Twebwe rero abakristo bavandimwe turifatikanya n'abanditsi b'amaroho y'Imana kugira ngo natwe dushobore kurira, ariko icyo ashaka kutuganishaho ni ukurira igihe twamukoreye nabi, ni ukurira igihe cyose turi kure y'Imana, tukarira igihe cyose dufite ibyaha, tukarira igihe cyose nyine nta mahoro dufite, tukarira igihe cyose tutari kwegera Yezu Kristo. Kumenya icyampesha amahoro. Igihe cyose ntari kumwe na Yezu Kristo nakagombye kurira ngaturika nkarira, kuko icyo gihe nyine nta mahoro mfite. Ufite Yezu afite byose, niyo mfite Kristo nta mahoro, mfite amahoro, merewe neza. Isomo rya mbere twumvise ubwoko bw'amarira Yohani yarize nyuma mu ibonekerwa rye. Yezu Kristo ari kumwereka, amuhishurira uko ubuzima bugomba kugenda ndetse n'uburyo agiye gukomeza abayoboke b'Imana bari mu itotezwa, la persecution. Nuko rero twumvise uburyo yarize, icyamurijije twacyumvise, nanjye kuvuga l'incapacité, ko hari ibintu abonye atashobora ndetse akabona nuko hari n'abandi batabishobora. Ubwo yagize ati nuko ndarira kubera ko nta n'umwe wabonetse waba ukwiriye kumbura igitabo cyangwa kukirebamo. Amen, amen, amen. Ariko nubwo Yohani yarize, hari uwaje kumuhumuriza, nuko aramubwira ati uhumura, wirira, dore intare y'umuryango wa Yuda, inkomoko ya Dawudi yaratsinze, niwe uzahambura igitabo, ahambure n'ikashe zacyo uko ari 7. Amen, 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 amen. Bakristo bavandimwe turazirikana ko igitabo ari igitabo cy'ibyahishuwe, igitabo gica amarenga y'ibizaza yuko tuzaba tumeze, cyane cyane umubare 7 uvuga iki? La perfection, ubutungane. Nta wundi wakwiriye kwitwa nyiri ubutungane usibye Yezu Kristo, ntama w'Imana. Umuntu wanyuze mu magorwa, umuntu wishwe, wa wundi wakomeretse nyuma akaza gukomera nyine, uwo ni Yezu Kristo, niyo munyamibabaro mukuru tureberaho twese. Uwo niyo nyine ntwari, ni ukwiye ubutungane koko. Nguko natwe abakristo bavandimwe, hari igihe Imana itureba, hari igihe tureba ikazunguza umutwe, ikabura koko mu ikoraniro ryose ushobora kubumbura cyangwa gusoma icyo gitabo. Kubera iki? Igitabo cy'ubutungane, intungane. Dushobora kujya mu ikoraniro tugasenga, ariko Imana yatureba ikazunguza umutwe, ikabura n'umwe yahitamo, yatoranya. Kubera iki? Abenshi dukora ku buryarya, ngaho amarira y'uburyarya. Abenshi dukora twikiza, abenshi dukorera ijisho, abenshi tuza gusenga ariko ari ukwiyerekana by'inyuma gusa. Nyamara Imana iratureba mu mutima. Iyi Imana indebye mu mutima, ndi kwishushanya, ndi kwereka abantu ko ndi gukora neza, ndi gusenga, ndi w'indani mu itorero, mu idini, ariko imbere hari gutambuka abakera beranya n'ababiracika, ibyaha binyuzuye, nanze kwisubiraho, nanze kwihana. Imana irarira, Imana izunguza umutwe. Nta nibyo twumvise mu ivanjiri y'uyu munsi. Yezu Kristo nawe ari kurira, akarira kuri Yeruzalemu. Yeruzalemu, ya ngoro y'Imana bari baratatse, yuzuye imitako, yubatswe bakayikomeza, imeze neza cyane. None Yezu Kristo afashe umwanya wo kwirira, kurira kuri Yeruzalemu. Aya marira Yezu Kristo nayo arashushanya nanone akababaro afite, ko tureba uko twitwara imbere y'abantu, tukitwara nyine nk'abafarisayi bose, ariko imbere y'Imana. Imana iradushakaho ubutungane, ikaza kurangira Yezu Kristo ambuze, kandi koko ndi mu itorero, ndi gusenga, ibikorwa by'urukundo ndabikora, ariko Imana yabuze iki? Yabuze umutima wanjye. Ngiki rero Yezu Kristo ashaka uyu munsi, icyampesha amahoro. Iyaba namenyaga icyampesha amahoro, nakamerewe neza. Iyaba namenyaga ko Yezu Kristo ariwe nakagombye gushaka, nakamerewe neza.
rero Yezu Kristo uyu munsi araturangira ibintu bitubuza amahoro, araturangira icyaha. Ubwo nawe avuga mu mvugo ijimije agira ati, Yeruzalemu Yeruzalemu, bazakurimbura n'abana bawe bazabakurimo, kandi ntibazagusiga n'ibuye rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe Imana yakugendereyeho. Amen, 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 amen. Abahanga mu gusesengura iyi nyandiko bavuga ko abana bavuga ntago ari ab'umubyeyi utwite cyangwa bubyara abana baba bari mu nda, ahubwo abana baba bavuga aha ngaha ni abana b'icyaha. Kwa kundi gutwita icyaha, gutwara icyaha, natwara icyaha kikangumamo. Rero iyo ntabashije kwicuza, iyo ntabashije kwisubiraho, iyo ntabashije gushakisha ubutungane, bigera igihe cy'urupfu bikaza kurangira kuko bya byaha bipfanye. Umuntu ashobora gupfana icyaha, umuntu agapfa aticujije, umuntu agapfa ari kure y'Imana. Ibyo nibyo birababaza Yezu bikamuriza. Rero abana Yezu Kristo atubwira ni abana b'icyaha, ba bandi n'intisubiraho nkabareka, ba bana bandimo gutwita icyaha, konsa icyaha, icyaha kikangendamo, nanjye amaherezo nzarimbuka. Bityo mbe narabuze nyine cyampesha amahoro, mbe naribagiwe icy'ingenzi, gutunganira Kristo ngiri hano ku isi, kugira ngo koko nzapfane na Kristo. Kristo wishwe, Kristo watsinze, Kristo wazutse, Kristo ni muzima. Ese ngewe koko nta byaha mfite bibangamira umugambi w'Imana, umugambi wo kunkiza? Ese nta byaha nivugutamo ingeso mbi zimbuza ingororano y'ijuru? Uyu mwanya Yezu Kristo nanjye aranyinginga ati, iyaba wamenye icyaguhesha amahoro, padiri, iyo wamenye icyaguhesha amahoro, ni iki koko? Nta handi nakura amahoro usibye muri Yezu Kristo, kugumana na Kristo. Ngaya amarira y'intore z'Imana, amarira ya Yohani, amarira ya Yezu Kristo aririra kuri Yeruzalemu igiye gusenyuka. Uku gusenyuka kwa Yeruzalemu ahagana mu mwaka wa 70 n'Abanyaroma bari bahagarariwe na Titusi, birarushanya natwe uburyo dusenya ingoro y'Imana, uburyo twasenya ingo zacu, uburyo abantu benshi dushaka gusenya kiliziya, tugashaka gusenya igihugu, tugashaka gusenya imitima yacu. Kubera iki? Twaretse icyaha kiratwigarurira. Iyo umuntu afite icyaha burya nta mahoro aba afite. Bya bindi by'uko nta mahoro umunyacyaha, umuntu wese wakoze nabi, ikidodo ku mutima, ukumva udatekanye, aho ngaho nawe urasabwa kugira gute? Ko twaza tukegeranya Nyagasani kugira ngo tubabarire uyu munsi, maze natwe tumenye icyaduhesha amahoro. Nta kindi ni ubutungane. Iyo utunganiye Nyagasani urishima, umererwa neza. Rero abakristo bavandimwe, uyu munsi ni umunsi wo kurandura ingeso mbi yose, cyane cyane urwango rutubuza amahoro, urwango ruzitira Yezu Kristo. Kuko n'ubundi baravuga ngo urukundo ni irindi zina ry'Imana, urwango narwo ni irindi zina rya Sekibi. Rero icyiza no kumenya icyambesha amahoro. Ese no kuguma ku ruhande rwa Sekibi cyangwa no kuguma ku ruhande rwa Yezu? Ibaze nanjye nibaze. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo urugo rw'abakristo babanaga ku muguruko, ariko bagashwanira inge y'iwabo, ariko bagera mu kiliziya, bagera ahandi mu magurupe yandi asanzwe, bakaba ariyo neza rwose, bakitwara neza mu yandi magurupe, ku buryo rwari n'urugo rw'intangarugero kubababonaga. Ariko bagera iwabo bagashwana, bakarwana, bagatongana. Noneho ngo biza kugera igihe noneho batagihurira ku meza, batagisangira, yewe no kuryamana ni nko kumuguruko neza, ariko ari abakristo b'indani n'ubundi. Noneho cyaje gukurikiraho ngo noneho umwe akagenda ntabwire mugenzi we yagiye, rimwe na rimwe akaza nijoro, ikindi gihe agataha undi ntamenye iyo mugenzi we yiriwe. Urugo rumera gutyo nyine, sans information, ntawe ubwira undi icyo agiye gukora. Bagashwana gutyo, batavugana, babanye nabi. Ariko ab'inyuma babona bakabona nyine ari abantu beza, kandi koko bari bafite n'inshuti nyinshi, ariko ntibigera bahishura ikibazo bafitanye. Bombi ubwabo ababyeyi bagakomeza baryagagurana imbere, baryana ababyeyi mu rugo rwabo. Akabya bindi ngo ushobora gusiga bakwirukansa, ukiruka basiga, ariko ndushobora gusiga ikikwirukamo ababyeyi, icyo kintu gikwirukamo. Nuko inkuru y'umwana isubira inyuma. Rwa rugo rero kubera uko gushwana, hafi yewe no kwica no gutemana. Umunsi umwe rero nijoro umugore akangutse, akora ku ruhande rw'umugabo, amukozeho yumva atari kuvuga, yongera amukora yumva atari kuvuga. Nuko wa mugore arasohoka muri ako kanya muri iryo joro, ajya gutabaza nyine kuko yumvaga umugabo yapfuye. Nuko atanga amatangazo hirya no hino ngo baze bamutabare kuko umugabo yapfuye. Abantu benshi barahurura. Muri icyo gihe cyabo ngo habagaho itorero ry'abariraga, kugira ngo umugore bataza kumushinja ko ari we wishe umugabo we. Akodesha iryo torero ry'abariraga hato bataza kumushinja ko ari we wishe umugabo we. Nuko iryo torero riraza rirarira bikomeye cyane, bararira baraboroga, bararira bikomeye cyane pe. Ubwo abaturanyi,
imiryango barahurura baje gutabara, kuko nyine ubusanzwe bari bafite inshuti nyinshi cyane, bose barahurura baraza baje gutabara uwo mubyeyi witabye Imana. Nuko haza rya torero koko bararira bikomeye cyane, baraboroga. Hagira ubabaza uti ese ninde wapfuye muri urugo? Ati ni umubyeyi wo mu rugo. Bakongera bakarira. Noneho haza kuza umugabo umwe nawe aza kubaza ati niki cyabaye muri urugo ko mbona muri kurira? Rya torero rikomeza rera cyane ati ni umubyeyi wo mu rugo witabye Imana, ni umubyeyi wo mu rugo wapfuye. Nuko muri ako kanya ngo umugabo umaze kubabaza ahita aragenda akoresha serikeye isanduku kugira ngo nyine azatabare bashyingura uwo mubyeyi witabye Imana. Nuko rero wa mugabo azanye serikeye, urumva rya torero nyine riracyakomeje riri kurira bikomeye cyane. Bababaza umuntu wapfuye bakavuga bati ni umubyeyi wo mu rugo wapfuye. Nuko wa mugabo afata ya sanduku atambuka kuri rya torero riri kurira, arayinjirana. Ubwo iryo torero ryari riri ku irembo, noneho atambuka no muri saro hari harimo abaturanyi abavandimwe b'uwo mubyeyi nyine witabye Imana. Nuko rero aratambuka ajyanye serikeye mu cyumba, icyumba cy'aho nyine umubyeyi witabye Imana yarari. Wa mugabo akinguye cya cyumba, urumva ufite n'isanduku serikeye aza gushyiramo umurambo nyine. Abaturanyi batangira kwikanga bibaza ibiri kuba, bibaza nyine uwo mugabo utinyutse akinjira muri icyo cyumba, kandi bose bari bagitinye. Icyumba nyine kirimo umurambo, benshi bagitinye. Nuko wa mugabo amaze kwinjira na ya sanduku, urumva umugore wo mu rugo nawe yari yasohotse, yari ari muri saro ari kurira hamwe n'abandi baturanyi n'inshuti n'abavandimwe, bose bari kurira. Wa mugore nawe arikanga, ahita nanone wa mugore muri urugo nawe ahita arinjira. Ageze mu cyumba ngaho fora ibintu bigiye kubera ngaho muri iki cyumba, uwo mugore ahuye n'umugabo ufite serikeye ufite isanduku, baje gufata umurambo kugira ngo bawushyire muri serikeye. Nuko bageze mu cyumba imbere, ubwo abaye umugabo n'umugore bose barebanaho. Umugabo asanga ari umugore we, umugore nawe asanga ari umugabo we. Nuko umugabo atangira abaza umugore we ati ninde wapfuye muri uru rugo? Umugore buri icyo asubiza. Nuko umugabo mu kwisobanura amubwira ati njye nabyutse mu rukerera ngiye ku kazi, wari ukiryamye wari ugisinziriye. Nuko ngiye kumva ndi ku kazi numva abantu bari kuboroga, itora riri kuboroga. Ngeze ku irembo bavuga ko ari umubyeyi wo mu rugo wapfuye. Ubwo nyine kubera ko rwa rugo rwanjye nta wundi nahise ngeka, nagize ngo niwe wapfuye. Niyo mpamvu najya gukoresha isanduku vuba na bwangu kugira ngo ngushyingure, hataje batavuga ko ari njye wakwishe, kubera ko nyine ntari kugutabara. Niyo mpamvu ubonye nzanye isanduku nonaha, umusaraba nawukoresheje ndetse n'indabo zose naziguze. Nuko umugore naratangara aravuga ati uzi ko nanjye nagize ngo ni wowe wapfuye? Njye nabyutse nkoze ku buriri numva utakiri kwinyeganyeza, ngerageza no kugukubita yewe mbita ngira ubwoba ko wapfuye. Rero ndatabaza kugira ngo bantabare, hato ejo batazavuga ko ari njye wakwishe. Nuko rero natabaje abantu nkodesha n'itorero ry'abarira kugira ngo ejo batazambeshyera ko ari njye wakwishe. Nuko umugabo n'umugore barigiye kuri bwa buriri basanga ari ibiringiti gusa biriho n'amashuka. Umugabo yarigendeye kera, urumva yari yagiye ku kazi. Ngaho nawe bavyeyi tekereza uburyo uyu mugabo ufite isanduku yiteguye gushyira umurambo mu iyo sanduku. Ngaho nawe tekereza uyu mugore nawe yari yiteguye kuza guhambira umurambo no kuwutegura neza muri ya sanduku uyu mugabo azanye. Ngaho nawe tekereza uburyo match igiye kurangira. Uyu mugabo n'uyu mugore bagira ikimwaro gikomeye cyane cyuza guhambira undi, cyuza gushyira undi muri serikeye muri bo, ninde uza gushyira undi mu isanduku muri bo. Nuko baratangira baraganira, nuko isoni zirabakora bombi, bibaza uburyo bahuruje abantu, bibaza n'uburyo bagiye kwerekana serikeye, ninde uza kuba uri muri iyo serikeye. Bakomeza bibaza icyo kibazo, ninde ugiye kujya muri iyi serikeye. Bakristo bavandimwe, ngaho nawe tekereza aba batumirwa, aba baje bahuruye, baje gutaba aho gutabara, bari kurira batazi n'uwapfuye. Nguko bakristo bavandimwe kurira utazi n'uwapfuye. Tekereza abaturanyi bose bahuruye, nta n'umwe wageze mu cyumba ngo rebe uwapfuye. Reba iri torero ry'abaririmbyi abari kurira, bari kurira batazi n'uwapfuye. Reba uburyo bose bagiye kuza gusohokana isanduku ngo bagiye gushyingura. Reba uburyo bose bacigatiye indabo, bacigatiye imisaraba ngo bagiye gushyingura. Barashyingura nde? Ngaho naho kurira iyi foto y'uyu mugabo n'umugore bari mu cyumba, buri wese isoni zamubumbye, bari kwibaza umwe muri bo bagiye gushyingura nyine. Bakristo bavandimwe, ninde ugiye gushyingurwa aha ngaha? Aha sinza kwirirwa mbabwira uburyo uyu mugabo n'uyu mugore iminsi yabo byaje kurangira koko batangiye no kumvikana, nyuma y'iki kimwaro, nyuma y'iki gisebo, nyuma y'aya marira, nyuma y'ibibazo bateje aha ngaha mu rugo rwabo. Kubera iki? Kwa gutumvikana, guhora bashwana, bikaza kurangira nyine bibonye bose imbere ya serikeye. Bakristo bavandimwe, nguko uko abenshi twapfuye, Yesu akagira gutya agaturirira. Kubera iki? Abenshi twapfuye duhagaze, hari ingo nyinshi zapfuye zihagaze, ababyeyi bapfuye bahagaze,
umubyeyi wo muri urugo yapfuye, ese ni umugabo wapfuye cyangwa n'umugore? Ugakomeza urira nawe urira utazi uwapfuye, kuko kurira utazi n'uwapfuye. Bakristo bavandimwe, turi mu bibazo bikomeye cyane, aho abenshi batacyumvikana. Aho ngaho harimo umwe wapfuye, wasanga kandi mwe mwarapfuye. Rero ikizakurikira wasanga ari serike umwe azajya gukoresha. Hari abantu babana batakivuga rumwe, bakabana ku muguruko, umwe ntabwire gahunda z'undi, aho se wageze ngo ni ugupfa buhoro. Aho barapfuye. Kuri iyo foto babyeyi y'abantu babana mu rugo batavugana, bashwana, abo barapfuye. Abo ngabo nibo Yesu ari kurira. Iyo niyo Yesu ari kuririraho. Iyaba namenyaga uyu munsi cyampesha amahoro, iyaba namenyaga umunsi cyampesha amahoro, bityo tukumvikana n'umuvandimwe wanjye tubana, bityo tukumvikana n'umuvandimwe wanjye ababyeyi badusigiye, bityo tukumvikana n'umuvandimwe wanjye, umugore wanjye, umugabo wanjye, abana banjye, bityo ejo n'ejo bundi ntazamuhuririza abaza kumushyingura kandi ari muzima. Nguko ko abantu benshi twapfuye duhagaze. Ariko se babyeyi, abenshi twageze ku irimbi, abenshi twagiye tujya gushyingura. Wari uzi ukuntu gushyingura bihenda? Niba se gushyingura umurambo, umuntu wapfuye fizikoma bihenda, hacura iki gushyingura umuntu muzima? Tekereza nawe icyo gihombo, tekereza nawe amafaranga, tekereza nawe ibyo bintu byose ugiye guhomba. Gushyingura umuntu wapfuye birahombya, noneho gushyingura umuntu utarapfaho ni igihombo gikomeye cyane, igihombo gikomeye babyeyi. Nk'uko abantu benshi twagiye duhomba, uyu munsi nanjye nakagombye kwicara nkarira nanjye nkavuga nti Nyagasani koko, ukarira ku byaha byawe, ukarira ku mutekano mucyo uteza. Nguko rero uko tugomba kugendana n'Imana buri munsi. Ubwoko butatu bw'amarira. Hari amarira y'ibyishimo, ikiniga, wahuye n'inkuru ishimishije cyane urishima. Ariko nanone hari amarira y'akababaro, compassion, gufatikanya n'abandi mu kababaro. Ariko bwa gatatu hari amarira y'uburyarya. Itorero riza kurira ngo umuntu yapfuye kandi batazi n'uwapfuye, abantu bose bagahurura. Ariko akari mu nda babyeyi, akari mu nzi imbere, icyo nicyo Nyagasani ashaka gukurayo. Icyo cyaha gituma tutisanzura mu rugo rwacu, iyo cyaha abantu benshi batabona, iyo cyaha tugenda duhishira, tugakomeza kwa Abakristo kibombarika, ariko imbere iwacu hari gucika. Urugo rwacu ruri gucika, urugo rwacu ruri gusenyuka, turi hafi gutandukana. Twaratandukanye nyine, usibye ko hasigaye gusa urupfu rugaragara, ariko ugasanga ingo zacu zarapfuye, abenshi barapfuye. Kubera iki? Yaba namenya icyampesha amahoro, yaba uyu munsi natangira nkumvikana n'umuntu tubana, uko igihe kizagera muhururize ngo ngwino dushyingure, kandi koko ni muzima, kandi koko yagiye ku kazi, kandi koko yagiye atambwiye. Nguko information Bakristo bavandimwe. Kubwira umuntu mubana aho ugiye, kubwira umuntu mubana ibyo uri gukora, kubwira umuntu mubana ukomeze, kubwira umuntu mubana gufatikanya n'abandi mu kababaro, ubukene, inzara, ibibazo mu rugo, mukabasha kubisangira mwese. Nguko ubuzima, nguko ubutungane. Aho nyine niho bazaguhumuriza ati wirira. Uko kurira rero nawe uze gupfukama, ujye mu kiliziya uririre ku rugo rwawe nkuko Yesu arira kuri Yerusalemu. Iyaba namenyaga icyambesha amahoro mu rugo rwanjye. Uyu munsi turahimbaza mutagatifu Elizabeth Hongiriya, anarwo rugero ngiye gusorezaho, urugero rwiza rw'umubyeyi washoboye kurira, ariko amarira ye akagira akamaro kiliziya y'isi yose, akifatikanya n'abanyantege nke, abaciye bugufi, bityo noneho akaberekeza ku Mana, atibagiwe n'isengesho. Elizabeth umwamikazi wa Hongiriya ngo yari afite umutima ugira neza, umutima ukunda abantu, umutima w'impuhwe. Ngo yari umuntu wicisha bugufi kandi akakira umuntu wese uje amugana. Kubera rero nicyo cyubahiro afite cy'ibwami, agaheraho noneho ibyo afite akabifashisha abakene, akabishakamo inshuti. Yasuraga abarwayi ndetse n'imbabare ngo bose akabatera inkunga, akanabafasha kwihangana. Ko kantu Bakristo bavandimwe, gutabara abandi aho kuza kubataba. Batubwira n'ukuntu umugabo we nayo yamubereye imfura, ngo ntiyamubuza bene ibyo bitekerezo, bene ibyo bikorwa by'urukundo byo gutabara abandi. Ngo uru rwarugo twavuze rugomba guhekana ibibazo, rugatabarana. Ndetse ahubwo akantu keza batubwira ku mugabo umwami Rudoviko, ngo nawe yakoze ku buryo amuhereza ibintu byose bizamufasha muri uwo murimo wo gutabara abandi. Ngo kumvikana mu rugo Bakristo bavandimwe, tukumvikana abo tugomba gufasha, uwo mutima mwiza mu rugo rwacu, aho gushwana. Ejo n'ejo bundi tutazapfa tuzize gushwana, tuzize gutumvikana. Urugo rw'abantu bapfuye. Batubwira ko Elizabeth kuva mu mutwe akunda kwitagatifuza, noneho by'akarusho ageze mu rugo rwa Rudoviko umwami, noneho akomeje kwitagatifuza
birushijeho anasenga cyane. Elizabeth arutubera urugero rwo kubaka ingo zacu, tuzubakire ku ubuzima bw'ibikorwa by'urukundo, kumvikana n'abo tubana, bityo tugera heza dufasha abana b'Imana, umuryango w'abana b'Imana. Elizabeth mutagatifu udusabire. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.